ashatse kugira ngo akwinjize muri Canada n'indi passport. Yego. Wari ugiye gukora ikosa mu buzima, wari kuzaregreta ubuzima bwawe bwose. Wamara kwinjira muri Canada ukigerayo, bagapima ijisho ryawe, bagasanga ntibihuye, bagasanga n'iki, bakagufunga, bakagutereza, bakagusubiza iwanyu i Kigali uri ku mapingu. Kuko byagusabaga kutanga amafaranga. Umuntu akwizeza ibintu bitashoboka, Imana iri kumbwira ngo mbikubuze. Niba byarahiriye abandi, we ntabwo biraguhira. We ntibiraguhira. Reka mbivuge mu Kinyarwanda hatagira ubitwara mu Gifaransa. Dieu m'a dit, attention, attention, Imana irakurinze. God can bless you to that. God can bless you to that. In the name of God. Nuko barimo ngabo. Kuramara kugiye kugira. Abantu bari kusakuriza. Batatu bamva mu mavuta kandi ngeze kuri Butera. We Butera, 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 Butera. Niyo Imana igezeho. Vuga ngo haleluya cyane. Haleluya. Nera haleluya cyane. Niba mara kugenda ubwira. Haleluya. Rata wowe ndumva uri no mu mavuta rata. Uri hehe? Amen. Kuruyenzi. Iwawe. Ego. Imana irambwiye ngo sheri wawe se ari hehe umugabo wawe? Ari muri salo. Genda umurebe kuko wambaye n'agakabutura ka mukondauti gatoya ariko bana yanjye we. Kubururu Yesu we. Yesu we. Ikoboyi de. Turebe ikabutura wambaye. N'ubururu pastor. Nyereka ikabutura wambaye ndi hafi y'Imana. Nunyereke hose, nyereka ahantu niba ari ubururu gusa. Nyereka gusa ubururu. Namvugiye ngo amen. Genda undebere umugabo wawe mvuga ibi ngibi. Genda umubwire ngo seri twabonye umuhanuzi utatwishyuza amafaranga ngo amen. Haleluya, haleluya. Kuko numupapa mbona ari mukuru gatoye ngo amen. Tu. Ngo kupa dusengane na pastor. Bamwita ngo du. Wani nani zamwita biscuit. Haleluya. Basakuza bagiye. Okay, nibo bagiye akiri gushakisha umugabo wiwe. Inda gatoye. Akiri kumushakisha umugabo we. Umva nkubwira. Kura kuri mikro yawe. Kura kuri mikro yawe. Ndayikoze. Imana irambwiye ngo nkubwire. Wowe aho waruri wowe. Ndimo ahangaha muri Belgium. Imana yarinyeretse bagutwaye mu Rwanda n'amapingu. Imana irambwiye bagukuyeho aya mapingu. Mbonye bari bagutwaye mu Rwanda n'amapingu. Kubera umuntu waruje gukoresha erere nurangiza wishyura ayo mafaranga. Dore njye ndi kuguha inama y'ubusa iturutse mu ijuru. Amen. Imana irakurengeye. Unamubwire ngo iyo gahunda uyivuyemo. N'Imana kankubwire, n'Imana ikora ubuzima bwayo, n'Imana yubahisha, n'Imana irikora. Bari bagufunze. Hagira unyandikira ngo Uwiteka atabara. Uyu muntu yari yagusabye amayero arenga 2,000. Ego. Ngo kugira ngo kwambutsa gushe muri Canada. Reka nkubwire Canada uzayijyamo neza. Ubu kuzenguruka isi yose atari Imana yabikoze mu izina rya Yesu. Twaravuye. Linda gato nkubwire, we nakubwiye ntumbwire imibare y'abantu wowe. Linda kubwire. Ngiye kukubwira ukuntu bimeze. Pasiporo bagombaga kuguha ntago ari na pasiporo y'ukuri, ni pasiporo y'igicupuri. Barakubwira ati nugera hariya, ariko data arambwiye azi ko ukeneye ibyangombwa byawe by'ukuri, Imana irabiguhaye.
Amen. Amen. Mvugira ngo amin. Amafaranga nasi. Okay, ndayifite. Oh, batambani. Zamu kigaza cyawe. Ndatura gushamo ibyangombwa by'ukuri mu buzima bwawe. Amen. Ndatura gushamo ibyangombwa by'ukuri mu buzima bwawe. Apana iby'Abanyarwanda. Ndashamo ibyangombwa by'ukuri ku buzima bwawe. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ndashima ibyangombwa by'ukuri ku buzima bwawe. 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 Apana fake papers. In Jesus name. Uwiteka aguhaye umugisha. Uwiteka aguhaye umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka aguhaye umugisha mu izina rya Yesu. Ndashira ibyangombwa bizima mu izina rya Yesu. Ibaze 7,000 ni miliyoni 10 na zingahe, ariko se wazinyihere ko ari nyugutwaye muri Canada noneho bazima mu izina rya Yesu. Ariko data bikoze kubwishimwe ry'Uwiteka. Nupime gukora ikosa, data arambwe ngo aragutabara. Amen. In the name of Jesus. Ninda gato ndaje gatoya. Abantu bari hejuru mwananiwe kutavuga amen na Clinton ndakumanuye nona. Umupapa bite? Amahoro. Yesu ashimwe. Yesu ayimbaza. Banze mwibwire cyangwa maze mbasengere. Tukumenye. Hano ni nikosa kubutanzi papa. Urumva ko ari ikosa kandi ngiye kugusengera. Wakombaga kuba wamaze kubaza umugore wawe uyu muntu ninde arakuka bimeze gute? Madamu niwe byo mbona mama muri gusengana ntago ngiye munze kuba ndiye. Haleluya. Idini ya Islam urayizi? Cyane. Uyizi gute? Wari idini y'aba Kristo basenga cyane. Ni idini ya Islam, ni y'Abasilamu basenga komsa. Ejo barafite dimbaraka. Hari ikintu ndimo kubona. Ahantu bita Icyangugu urahazi? Ndahazi. Uhazi ute se? Cyangugu mazi nembera. Uhazi utembera? Ntabwo uhazi utembera nibwo tugiye. Imana irambwiye ngo mbanze nsengera umudamu wawe. Unabyumva? Yambwiye mubwire kwa icyambere afite umugabo umukunda. Hano turi gukurikirwa n'abantu 530. Turi kuri live. Ariko iby'amabanga y'urugo rwanyu simbabwira, ariko ndababwira nyuma. Imana yambwiye ngo aho mutuye igiye kuhabakura ibatwaraho yabasezeranyije. Amen. Haleluya. Aho yabasezeranyije urahazi kuko n'Imana ibivuganye nanjye. Uyu mudamu wawe ari gusenga ngo Imana iguha agakiza kuzuye, byeri zishire, ibintu byose bishire, Uwiteka aramwe ngo uri umukozi w'Imana. Amen. Nukuri kuwiteka Imana yo mu ijuru. Kunywa byeri si icyasi ngiye kugucaho urubanza rata, urabyumva? Ariko Imana irambwiye ati Uwiteka agiye kukugirira neza ku buzima bwawe. Amen. Icya kabiri elemesele mandarabahaye. Nagiye kubona icyubahiro cy'Imana cyururutse mu rugo rwanyu. Nubwo mwitana Zabu na Buniya, Imana irambwiye ati ibahe kumvikana. Hari igihe mugera igihe mwese mugatererana gutya. Uwiteka bahaye umugisha ku buzima bwanyu kubera ko ari Imana nyamana. Papa uri mu bwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Amen. Wagombaga kuba ufite amakamyo 3 ari mu muhanda wa Kigali. Barakuriganya bagutwara ibyawe bagutesha umutwe. Bashaka kugira ngo banagusheho kesi bagufungishe muri RIB. Ariko Imana ugeze ku marembo Imana irakurinda. Ase mwanyitabye kuri amena y'ifamiye. Haleluya.
Amina. kuko iyo ari kubibwira umudamu wawe udahari ntago ari kugira ngo nibyo abagajambure nimba ari magajambure nimba ari biki ndi umuhanuzi uhanurira isi Imana irambwiye ati giye kugutabara ibyawe wambuwe amafaranga yawe wariganyijwe Uwiteka ntago azemera ko agwa mu cyobo agira unyandikira ngo miracle is here in the name of Jesus Christ of Nazareth. Papa wicaye wihebye kandi wari ufite amafaranga yawe wicaye wihebye wari ufite kashi zawe abantu baraza ubasha mu buzima bwawe barakuriganya bagutwara ibyawe kugira ngo umenye ko ari Imana ujya kurongora uyu mwana w'umukobwa ntibabishatse bashatse kugira ngo babirwanye bagupasa undi nawe bamupasa undi ngo ariko Imana ibarwaniriraho gatatu. Urakoze Imana. Thank you Holy Spirit. Urakoze Imana. Umuntu wese ugiye gusharinga ino live abantu 10 ndumva hari cyubahiro cy'Imana. Makatala brahaya. Urakoze Imana. Urakoze data, urakoze papa, urakoze uwijuru, urakoze ndata, urakoze mbaba rusharinga abantu 10 mwizina rya Yesu, urakoze data wo mwijuru, urakoze kubw'ifamiye. Papa bagukiniye gahunda zo kugufungisha ariko Imana iz'umutima wawe kuko nta fuhe ugirira abantu no kujya gutura ku Ruyenzi suko wabishakaga wowe inzu yawe ya mbere iri mu mujyi wa Kigali hagati hariya town ndani arimo kunyumva bamvugiye ngo amina gatoya aba bantu di. Hallelujah. Hallelujah. Imana irambwiye ati Turakumva. Uyu mugabo wawe arigiye yicara mu ntebe kubera ibitekerezo bikagenda ariko nje kukubwira ngo ufite umugore usenga umugore wawe aragusengera nubwo hari udusore twashaka kumuteza tuzi ko ari umukobwa ariko uyu mudamu arasenga n'umwizerwa w'Imana n'ukuri kuwiteka yavuze ko atazigira guhemukira. Uyu mugabo yaragiye gufungwa papa ni imyuka ndi kuyibona ishaka kuguteranya mu rugo rwawe igusenyera urugo ariko urugo rwawe ntuzasenyuka Uwiteka ruhagazeho abantu 600 vuga ngo Uwiteka ruhagazeho mu izina rya Yesu. Uwiteka ruhagarareho cyane kandi aruhagazeho nyumva nkubwire papa yo mana yanjye we amadeni ufite so wayishizemo kandi Uwiteka arayakwishyuriye. Bute uyu mugabo wabamushyize amadeni n'ibihombo arumva agiye kwirukanka gusinzira kwe ntasinzira uko bigomba ntagenda uko bigomba ariko data arambwiye ngo ahagaritse pressure ahagaritse umutima ahagaritse buri kintu cyose Uwiteka agiye kukwibuka mu izina rya Yesu. Ndamaganye abantu bashatse kugira ngo bakubwiye ko umugabo wawe aguca inyuma niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye kumuzana nukuri muvuga imbere y'Imana uyu mugabo ntajya guca inyuma uretse ibibazo gusa bamuteje bashaka kumufungisha Mana yanjye yo mu ijuru bashaka papa ntago uzahunga icyo gihugu Uwiteka kikuheremo umugisha. Haleluya. Hariko bute wamvugiye ngo amena ujye umwitande muhamagara rya zina wamwise umwita umwita shu mwite na telefone yawe ngo haleluya mwite my telefone haleluya cyangwa my sim card Uwiteka tanze umugisha. Papa hari ibintu ntashobora gusharinga kuko turi kuri live n'abantu benshi kuko namabwiriza y'urugo rwanyu uranyumva neza gusa mwari muremerewe mwari muremerewe mu mitima yanyu ariko Uwiteka avuganye nanyu ngo akuyeho kuremererwa ashizeho amahoro ku buzima bwawe. Papa nukuri ukunda Imana wanyemerera ukakira Kristo akakubera umwami n'umukiza mu rugo rwawe. Mwakiriye we mbwira nimba ubyemera muguheshe none ahangaha
kuko inzira yawe reka nkubwire ndabona ukora amaferi uzahangaha muri Europe tujyana muri Amerika uvuga ngo nahuye n'umukozi w'Imana usa neza uhumura mu izina rya Yesu witwa Prophet. Haleluya. Icyo gihe madamu wanjye yabivugaga mbona umva nkubwire papa hari business yo kuzana amapine kujya ucuruza amapine pièce de rechange kuko muri yo harimo urukanishi harimo ikintu cyitwa urukanishi gukanika. Haleluya. Umenye ko ari Imana iri kuvugana nanjye muri we harimo urukanishi ndabeshya Nibyo. harimo urukanishi ndabona ujya munsi ya moteri uzi ibibazo byose imodoka ushaka kugenda nabwo ivuga ngo ibi nibi papa ngira amamodoka mu Rwanda uzajya uyankanikira ngo haya akazi vuga ngo amen aho se wavuze ngo amen adi. Haleluya cyane ntugire ngo ngiyo ndoroshye Amina. ujya muri kubana n'aga prophet ko kuri social media no. Haleluya cyane ariko haraje Uwiteka nanjye ngo mubwire ibi ndi kukubwira Uwiteka arabikore ntugire ngo uri kuvugana n'umuprofeta wa social media umbone mpagaze muri t-shirt ahanga wanga mpagaze amamiliyari vuga ngo amen ariko cyabaraje we umva nkubwire Amina. kaguhaye igaraje 3 zo kujya wambika abana amamodoka ukunda amamodoka n'amagaraje nibyo bintu byawe iyo ntari kubivuga ari kuba umuprofete nta kintu kimurimo vuga ngo amena cyane Uwiteka guhagazeho mekanisiye wanjye vuga ngo haleluya hagire unyanikira hasi avuga Uwiteka afite imbaraga arabishoboye Uwiteka afite imbaraga. afite imbaraga ku buzima bwawe afite imbaraga ku cyubahiro cyawe afite imbaraga ku byo avuga afite imbaraga ku byo agenda afite imbaraga ku byo akora afite imbaraga mu Haleluya. Haleluya. Amina. papa niba nkorera Imana by'ukuri niba nawe uri umunyakuri hari umudamu umwe washatse kukwikururaho cyane uramubwira ati njyo narubatse kandi naravuye aho ahangaha simpari aha simpari kandi uyu mudamu arimo kunyumviriza ahangaha ugatsindwa amenye ko urugo rwashinganishijwe n'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Wewe sheri mukubite bizu sheri wawe bizu mukubite bizu mugonge bizu ndi umushumba wasengewe wasizwe muhe bizu. Haleluya. Mukubite bizu mu izina rya Yesu. Amina. Bazu muhe bizu sheri wawe. Amen. Wata yewe agira bavuga ngo haleluya imiryango ahangaha iratse. Haleluya. God bless you. Imana Imana insubijemo umuneza n'umunezero. Amen. Ariko bute papa nawe muhe bizu mu izina rya Yesu nuko nguko ni vice versa nawe mutere iyo ndeke ku ruhande mu izina rya Yesu byatunganye umunezero umanutse mu rugo rwanyu. Haleluya. Amen. Papa reka ngusabe uce bugufi upfukame hasi ngusengere wese Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe none nukora amagaraje yawe nukora ibintu byawe Imana iramye ikuvanye icyangugu napfuna gahani kamembe Imana ikuvanyeyo ikuvanyeho ibintu byari barakurogeyeyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mugabo wawe n'umuaferi ndabona uzi ko ufite ubwenge bavukanye ubwenge bwo gushaka amafaranga ngo amen. Igoma Ikongo Imana igiye kugwayo umugisha mu izina rya Yesu kuko ufiteho za aferi kuko ndabona hari aferi ziri muri Kongo. Haleluya. Ariko se wavuze ngo haleluya gatoya abantu ahangaha mwavuga ngo amina gatoya. Haleluya. Ongera umuhe bizu yindi gitangaza kigoma na Kongo. Muhe bizu ngo ongera umuhe bizu papa kubita. Haleluya. Aho umukobwa nawe nakasa mutwe umudamu wawe ashizeho ikiganza muhe bizu papa. Pastor arahangaha mu izina rye reka tubanze twakire Kristo umwami n'umukiza dipfukamire mu izina rya Yesu. Pfukama Uwiteka kore nite nkubwira aferi zihari muri Kongo. Pfukama papa.
ipfukamire manuka hasi n'amavi abiri cyangwa conference n'amavi abiri yego amen zamukigaza kimwe vuga ngo data mwiza subiramo ngo data mwiza mwizina rya Yesu data mwiza mwizina rya Yesu natuje akanwa kanjye uyu munsi kuwa gatandatu mwizina rya Yesu natuje akanwa kanjye uyu munsi kuwa gatandatu natuje akanwa kanjye nemeye n'umutima wanjye ko nemeye n'umutima wanjye ko Yesu ambera umwami n'umukiza ko Yesu umbera umwami n'umukiza guhera uyu munsi ndababariwe Yesu atashye mu buzima bwanjye tuvuge ngo amina twese abantu banze gutapinga screen yabo Imana iguha umugisha papa ngaho sheri wagukubite bizu ya nyuma yo kuvuga ngo congratulations mite ngusengera bizu sheri bizu mugabo wawe akuna data ndagushime kubw'ifamiye itake mu bwami bw'Imana amen papa ugiye gukorera hari business ziri muri Kongo Imana igigukoreye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ibindi sinshaka kubivugira hanga aba bantu banze gutapinga screen yabo ndarangije amateraniro yanje Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu nimwebwe muba munkeneye mugomba kumenya ko mugomba gutapinga screen mu izina rya Yesu Imana igumugisha mama uze kwandika iyo nimero kuri 0788 uze kuyandikira uvuye ngo witwa Butera Bijo aguhuze nanjye tuze kuvugana 8231 so kuri WhatsApp tuze guhura cyangwa 3231 haleluya 1234 uze kuyandikaho icya kabiri tuza kuvugana n'umuryango wawe ibindi Imana ibaho umugisha aba bantu banze gutapinga kandi ndi gukorera Imana hejuru y'ubuzima bwabo ari abantu 600 nanjye reka nigendere Imana bagire neza ndajya kuri Instagram bw'izina rya Yesu nawo mfite y'abantu baravuga ngo Uwiteka agirwe neza kandi Uwiteka tugire neza dutapinge tugeze muri miliyoni nkomeze kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro tuzamura indabo zacu gatoya kuri mama uzi gutanga gift byazi uzi gutanga gift Pastor uzi gutanga gift ego ngaho kanda gift yawe kanda gift kujya live ikore wow simureba ko turi muri ligue gatanga dukande gift dutapinge screen mu izina rya turi abantu 600 tubikoze twese Imana yaduha umugisha mu izina rya Yesu haleluya bene data nimugakunde niba mushaka ibintu byiza tujye dukana nje nta mafaranga mbasaba mu izina rya Yesu nta mafaranga mbasaba nta muntu ngira na connection nawe mu izina rya Yesu iyo mbabwiye ngo mukora ibi mutapinge screen ni inyungu zacu twese ese ninde wakwishimira ko Imana iduhaye umwami n'umukiza iduhaye ubugingo ariko mama urishimye Butera sari kunyumva Haleluya. ngaho tera haleluya twumve mama Haleluya. ngaho bwira abantu umunezero ufite bwira abantu ndishimye cyane muri aka kanya ndishimye muri aka kanya kiba ari igitangaza nyine gikomeye mu bintu byose wavuze nta na kimwe kitari cyo Imana iguha umugisha kandi kongerera imbaraga n'amavuta urishimye kubona umugabo wakijijwe yakiriye Kristo umwami n'umukiza
ndishimye cyane. byeri zarangiye, byose byarangiye, inzira zakingutse mu izina rya Yesu. Abantu ahangaha Imana kudukoreye ibitangaza di, Amen. ariko se data we, ko Imana idukoreye ibitangaza mu izina rya Yesu, ko Imana idukoreye ibitangaza, hagire buri muntu wese nzamurira hatimi yawe, nzamurira hatimi mu izina rya Yesu. Uwiteka ko akoze ibikomeye, ndakugarukiraho mama, ndakugarukiraho gato, rinda